Umubare utari muto w'abantu benshi ku isi bagira ibibazo mu myanya y'ubuhumekero cyane cyane mu gihe basinziriye, bamwe bikabaviramo no kugona bishobora kubangamira no kubuza amahwemo abandi ntibasinzire. Ni Jacques du Carivano, iyi ni Kodu TV. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya kandi keza kadukomeze tubane. Tugiye kubagezaho impamvu 8 zishobora kuba nyirabayazana yo kuba abantu benshi bagona. Nawe niba hari uzi cyangwa nawe ugona, ugiye kumva koko muri izo mpamvu 8 niba hari yabi bitera. Impamvu ya mbere, ukunda kunywa inzoga nyinshi ku mugoroba, cyangwa uramutse ukunda kunywa inzoga nyinshi ku mugoroba. Inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'ubuhumekero yavuze ko kunywa inzoga buri mugoroba bishobora kuba kimwe mu mpamvu zitera uwazifashe kugona. Inzoga zica intege inzira y'aho umwuka unyura, bigatuma byatera uwazinyweye kugona mu gihe aryamye. Impamvu ya kabiri, umwuka uca mu mazuru ufite ikiwuzitira. Igihe umwuka uca mu mazuru ushaka kuba ufite ikiwuzitira, kugira ngo icyo ari cyo cyose cyazitira inzira y'aho umwuka uca mu mazuru ni kimwe mu byagutera kugona. Umuganga mu bitaro by'indwara z'amatwi, amazuru n'ingoto muri Manesto, Brian Drew, yavuze ko kugona kandi bishobora guturuka ku kuba inzira icamo amazuru spectrum yaragize ikibazo ku buryo guhumeka neza bigorana. Impamvu ya gatatu, kuryama ugaramye. Kuryamira umugongo byongera ibyago byinshi byo kugona, nk'uko Maricela M. Frank, umuganga muri Deborah Heart and Lung Center muri leta ya New Jersey yabitangaje. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 90% y'abahura n'ibibazo byo gusinzira nabi bakanagona bashobora kugubwa neza mu gihe bahagarika kurara bagaramye. Impamvu ya gatatu, bishobora kuba biterwa n'ibiro byinshi. Kugira umubyibuho ukabije bijyana n'ibiro byinshi bishobora kongera imikaya ku ngoto no ku ijosi, bikaba byavamo ingaruka zo kugona. Bijwadi avuga ko kugabanya ibiro biri mu bimwe bishobora kugufasha kugabanya ibyago byo kugona. Impamvu ya gatanu, thyroid ishobora kuba itagikora neza. Iyo thyroid, igice kiri hepfo gato y'ingoto, yagize ikibazo, bishobora kugira ingaruka ku nzira z'umwuka ku buryo byateza n'imbogamizi z'imihumekere umuntu aryamye. Impamvu ya gatandatu, ikigero cy'imyaka umuntu agezemo. Nubwo kugona bifata abantu batandukanye, abana, abakuru, hari ubwo biterwa n'imyaka umuntu agezemo. Gusa ngo imyitozo irimo no kuririmba ni imwe mu ishobora gufasha umuntu kwirinda kugona. Impamvu ya karindwi, imiterere y'umunwa wawe ishobora kuba imbarutso yo kugona. Yego, ibyo wumvise nibyo, imiterere y'umunwa wawe ishobora kuba imbarutso yo kugona. Abantu bagira imiterere itandukanye y'iminwa, bishobora no kuba byatuma bagira ikibazo cyo kugona. Urugero, kugira mu nkanka hato cyangwa horoshye bifunga inzira umwuka unyuramo, bikaba byatera umuntu agona. Impamvu ya nyuma noneho, ariyo mpamvu ya 8, kuba uri umugabo nabyo biri mu mpamvu zatuma ugona. Ubushakashatsi bwerekana ko imitandukanire y'ibitsina nayo ishobora kuba impamvu itera abantu kugona. Urugero ni uko inzira y'aho umwuka w'abagabo uca ari nto cyane, bikaba byabaviramo kugona. Ikindi ni uko abagabo ari bo banywa inzoga nyinshi kurusha abagore, kandi inzoga ziri mu bishobora gutera kugona. Ndakeka iki turacyemeranya, abagabo bari mu banywa inzoga nyinshi cyane kurusha abagore. Sinzi niba hari ubundi ubibona, aho hari akanya k'ibitekerezo muri comment ugira icyo uhandika. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kugona bishobora gutuma umuntu ahagarika guhumeka mu ijoro mu gihe aryamye, kuko habayeho kwifunga k'umwuka unyura mu muhogo. Bumwe mu buryo bwo kwirinda kugona, uyu ni umuti rero. Yes, ngiye kuvuguta bimwe mu buryo bwo kwirinda kugona, harimo kutaryamira umugongo, ahubwo ukaryamira inda cyangwa urubavu. Kwirinda inzoga n'itabi cyane nijoro, no kwirinda imiti isinziriza. Babwire ko ari Jacques du Carivano kuri Kodu TV. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza. Niba warayikoze, sari.
tuzakomeza muri video zizakurikiraho, naho butaha ntuzabure, kandi tubagezaho ibintu bitandukanye, ubuzima, imyidagaduro, imibereho, imyororokere n'ibindi byinshi. Ciao ciao.